Tugiye kurebera hamwe amagambo 3 udakwiriye kuvuga igihe urimo gusenga. Ushobora kubusenga buri munsi upfukamye uhamagara Imana, winginga Imana no kwizera kwawe kose, ariko utabizi. Ushobora kubusenga nyamara mu isengesho ryawe ukavugamo amagambo 3 atuma ijuru riceceka rikakwihorera, amagambo atuma abamarayika bigendera, akabuza imigisha kukugeraho. Aya magambo ushobora kuba uyumva ukumva ari meza ntacyo atwaye, yewe ukumva ari amagambo y'umwuka ariko arimo uburozi. Ikibi gikomeye Satani arayakunda, iyo uyavuze biramunezeza. Kubera ko warabizi aya magambo asenya ubutware bwawe bw'umwuka. Muri iyi video uraza gusobanukirwa aya magambo ayari, uraza kumenya kandi impamvu udakwiriye kuyavuga mu isengesho ryawe. Umana nanjye kugeza ku musozo. Ibyo ugiye kumva bishobora guhindura by'iteka ryose uburyo uganiramo n'Imana. Mbere yuko tugaragaza aya magambo ateye ubwoba, hagarara akanya gato. Niba wizera ko isengesho ari intwari ikomeye kandi umwanzi agerageza kugucecekesha mu nzira yose yamushobokera, bigaragaza ukanda like, ukore subscribe. Ibi birafasha ubu butumwa kugera ku bantu benshi bakeneye gukanguka mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba igikoresho Imana yakoresha uyu munsi ugafasha byibura umuntu umwe uri gusenga nabi. Wikwirengagiza ibi bintu. Niba kandi iyi video igukoze ku mutima, andika muri comment ufite ukwizera uti Imana unganye isengesho ryanjye, nyemerera utume mu kanwa kanjye hasohokamo amagambo anezeza umutima wawe. Byandike n'umutima wawe wose, ijuru riri kubireba. Abantu benshi bizera ko gusenga ari ukubwira Imana amagambo gusa, ariko ukuri kuremereye gusumba ibyo. Iyo usenga winjira mu kibuga cy'imirwano y'umwuka. Daniyeli igice cya 10 tubona ko nubwo Imana yumvaga amasengesho ya Daniyeli kuva ku munsi wa mbere asenga, igisubizo cyarakererewe iminsi 21 kuko hari intambara mu isi y'umwuka. Ibi bisobanura ko amagambo dukoresha dusenga afite uburemere kandi arema impinduka haba mu ijuru ndetse n'ikuzimu. Ariko aka kanya haje ikintu kibi kandi gikomeye. Igihe kinini dukoresha amagambo yumvikana ko ari meza, ariko gasenya ukwizera kwacu. Iyo aya magambo yinjiye mu isengesho ryacu, anetarariza ubutware twahawe n'Imana. Ibuka Mariko 11:24 haratubwira ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Uyu murongo werekana ibanga. Kwizera guhamye ntabwo ari ukwizera kw'igice, ntabwo ari ukwizera guherekejwe n'amagambo yuzuye gushidikanya. Oya, ikibazo gihari nuko umwanzi atwinjirira. Ntabwo ashaka kukubuza gusenga, ahubwo ashaka gutuma usenga nabi kugira ngo uvunike ariko ubure umusaruro. Afite amagambo 3 akunda kuko arabizi ko iyo yavuze nubwo waba upfukamye winginga, amasengesho yawe atakaza imbaraga. Ijambo rya mbere ni ijambo niba. Ijambo rya mbere udakwiriye kuvuga mu masengesho yawe ni niba. Iri jambo risa nkaho ntacyo ritwaye kandi na Bibiliya irarivuga, yewe na Yesu ubwe yaravuze ngo Data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Matayo 26:39. Ariko itonde cyane, Yesu yavuze batari uko abuze ukwizera, ahubwo kwari ukubaha no kwishyira byimbitse mu bushake bw'Imana. Muri uwo murongo akomeza avuga ati ntibibe uko nshaka ahubwo uko wowe ushaka. Abantu benshi bakoresha iri jambo niba atari ukwishyira mu bushake bw'Imana, ahubwo bari mu gushidikanya. N'inshuro zingana iki wasenze gutya? Mana niba ushaka kunkiza, niba ari bwo bushake bwawe mfasha, niba unyumva hindura ubuzima bwanjye. Mu buryo utazi uri guhindura isengesho ryawe nk'umukino w'amahirwe. Uri gusaba ariko utizeye, uri kubwira Imana ariko urashidikanya kubyishoboye gukora. Yakobo 1:6-7. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushu bikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana.
iri jambo niba ryuzuyemo gushidikanya ni icyuho, kandi ahari icyuho umwanzi abasha kuhinjirira. Aka kanya rero tekereza, uri umusirikare mu rugamba, inkota mu kiganza ariyo sengesho ryawe, ariko mu gihe wakabaye wataka umwanzi ukajijinganya, ugashyira inkota hasi ukavuga uti niba ari ugutsinda ndarwana. Aha mu by'ukuri uba wamaze gutsindwa utararwana. Yesu yatwigishije gusengana ubutware. Yohana 14:13 aravuga ati kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nta kuvuga ngo niba, birashoboka. Shikama mu kwizera. Guhera uyu munsi rero ita ku magambo yawe. Iri jambo niba uri kure mu masengesho yawe, mu cyimbo cyo gusenga ngo Mana niba ari ubushake bwawe nkiza, senga mu kwizera uti Mana nakiriye ugukira gukomoka mu nsinzi yo ku musaraba wa Yesu. Sobanukirwa neza ko gusenga kwawe atari ugusaba Imana, ahubwo senga nk'umwana ufite icyizere. Ntabwo turi abasabirizi bo mu buryo bw'umwuka, oya. Isengesho rinyeganyeza ijuru ni isengesho rituruka mu mutima wuzuye ukwizera mu cyimbo cyo gushidikanya. Noneho rero umenya ijambo rya mbere ukwiriye gukura mu masengesho yawe. Itegure, kuko amagambo birakurikiyeho yo ni mabi cyane, kandi abakristo benshi bayavuga buri munsi batabyitayeho. Ijambo rya kabiri ni wenda cyangwa ahari. Ijambo rya kabiri ukwiriye kuvana mu isengesho ryawe ni wenda. Iri jambo ryo ni ribi cyane ugereranije na niba, kuko ryigaragaza nk'aho ari uguca bugufi cyangwa ubwitonzi, ariko muri ryo ryihishemo ugushidikanya gukomeye, kwizera kudafite umuzi, kudashikamye ku masezerano y'Imana. Tekereza witonze. Igihe umuntu ari gusenga avuga ati wenda Imana izakora, wenda irankiza, wenda irambabarira, ibi bigaragaza ko uwo muntu adasobanukiwe kamere y'Imana akorera. Imana ntabwo ijegajega, Imana ntihinduka. Abaheburayo 13:8, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Wenda ni ijambo ry'umuntu ushidikanya ko Imana ari nziza, ushidikanya ko isubiza, ushidikanya ko isohoza amasezerano. Giteye ubwoba cyane nuko umwanzi we arabinezerererwa iyo usenze utya, kuko isengesho ryuzuyemo wenda ntabwo rishobora kugera ku ntebe y'Imana. Ni nk'umwotsi uri mu muyaga, ritakaza imbaraga ritaragera ku Mana. Satani arabizi ko iyo usenze ushidikanya ubunetarariza imbaraga z'ukwizera kwawe. Mariko 9:23, Yesu aramubwira tuvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Urabona ko Yesu ntiyavuze ngo wenda, ahubwo kwemera kuzuye ko bishoboka. Abigaragaza neza ko kudashoboka kw'ibintu uterwa n'ikintu kimwe gusa, ari cyo ukutizera. Hagarara gato utekereza. Ni inshuro zingana iki wasenze usaba, ariko mu mutima wawe uvuga uti wenda Imana ntabwo inyumva, ahari Imana ntabwo inyumva. Iri jambo nubwo ari ritoya, ariko ririmo imbaraga iremereye yo kutizera, kandi utizera ntabasha kunezeza Imana nk'uko byanditse mu Baheburayo 11:6. Tekereza nk'umubyeyi yumvise umwana we avuga ati data ahari urankunda, ahari urangaburira uyu munsi. Bishobora gukomeretsa umutima w'uyu mubyeyi. Ibi nibyo neza abakristo benshi bakora ku Mana buri munsi. Mu cyimbo cyo gusenga uvuga uti wenda, senga ushingiye ku masezerano. Wivuga uti wenda Imana izambohora, ahubwo senga uti data nakiriye umudendezo wansezeranije. Bivuga ufite ukwizera mu mutima wawe. Senga nk'umuntu usobanukiwe neza uwo data ari we. Ijuru riranyeganyega iyo ukwizera kwawe guhamye mu mutima wawe. Ijambo rya gatatu ryo ryumvikana nk'aho ari ryiza kurusha ayandi yose tumaze kuvuga, ndetse benshi batekereza ko ari ikimenyetso cyo kwera, nyamara ni umutego wo mu buryo bw'umwuka. Ijambo rya gatatu udakwiriye kuvuga mu masengesho yawe ni sinkwiriye. Iri jambo rigaragara nk'ijambo ryiza ryo guca bugufi, ariko ni umutego kirimbuzi wo kwizera. Abakristo benshi iyo basenga baravuga ngo Mana sinkwiriye, ntabwo nkwiriye urukundo rwawe. Bakavuga ngo data ndabizi ko ntakwiriye kuba imbere yawe. Mana ndi umunyorogoto, umunyabyaha wuzuye umwanda. Ariko umva neza kandi birihutirwa, uko si uguca bugufi. Ibi ni
gushinja ibyaha ni ukurega, kandi Imana ntabwo ari umushinjacyaha ahubwo Satani. Ibyahishuwe 12:10 atubwira ko umwanzi aturega amanywa nijoro imbere y'Imana. Igihe cyose wiyise udakwiriye uba uri gusubiramo ibirego bya Satani. Wishaka kwitiranya kwihana no kwivuga nabi. Nibyo Imana ishaka umutima uciye bugufi, ariko umutima wizera ko wamaze kwezwa kandi wacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abaroma 8:1. Iri ni itangazo rimenyesha abantu bose ko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Iyo uvuze ngo sinkwiriye uba uri kwirukana igitambo cya Yesu yatambye ku musaraba. Ni nk'aho uba uvuga uti umusaraba ntuhagije kugira ngo mpinduke ukwiriye. Abaheburayo 10:10. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ushobora kuba warakoze ibyaha ukomeretse cyane mu mutima, ariko niba uri muri Kristo ntabwo uba ukiri udakwiriye. Uri umwana ukunzwe n'Imana, umuragwa mu mugabane w'Imana, umuturage w'ijuru. Tekereza umwana yegereye Yesu akamubwira ati, data, ndabizi ko ntakwiriye kuba mu nzu yawe. Iki ntabwo ari icyubahiro ahubwo ni ukwihakana. Uku ni ukubaho nk'umucakara nubwo wahawe uburenganzira bwo kuba umwana. Igihe usenga ufite ukubaha kwinshi mu mutima wawe, utinya Imana nibyo, ariko senga no kwizera ko wamaze kwemerwa, ufite ukuvuganira, warogejwe kandi warahumanuwe. Ntukavuge ngo sinkwiriye, ahubwo vuga uti, data, ndagushimiye kuko muri Kristo nahinduwe ukwiriye, atari uko nkwiriye ahubwo kubw'amaraso ya Yesu. Iri ni ryo sengesho rikora ku mutima w'Imana, isengesho rihamya ukwera kw'Imana, rigahamya kandi kuzura k'umurimo wakorewe ku musaraba. Ntabwo dukwiriye twebwe ubwacu, ahubwo we yatugize abakwiriye. Iki ni cyo gihindura ibintu byose. Noneho urabimenye ko utazongera kuvuga uti niba, ntuzongera kuvuga uti wenda cyangwa ahari, ntuzongera kandi kuvuga ko udakwiriye. Aya magambo ameze nk'iminyururu y'umwuka, ariko uyu munsi ushobora kubohoka ukabaho ubuzima bw'isengesho rifite imbaraga kandi rishyitse, ryuzuyemo kubaho kw'Imana. Aka kanya rero umaze kumenya amagambo 3 akumira imbaraga z'isengesho ryawe. Niba wenda na sinkwiriye, uyu ni wo mwanya wo gufata icyemezo gihamye, kuko ukuri kuroroshye kukumva ariko gufite imbaraga cyane. Ijuru risubiza ukwizera, ntabwo risubiza ugushidikanya. Imana ihagurutswa n'umutima umenetse nibyo, ariko wuzuyemo kwizera, wuzuyemo ibyiringiro mu mbaraga z'izina rya Yesu. Igihe cyose usenze ugakoresha aya magambo, nubwo waba utabizi, uba uri kure mu rukuta hagati yawe n'Imana, ariko uba amaso yawe arahumutse. Ushobora gusenya urwo rukuta. Ushobora gutangira gusenga nk'umwana wo mu rugo. Ugomba gutangira gusenga nk'umuntu wizeye iby'ijambo rivuga, aho kuvuga iby'amarangamutima yawe agushinja. Ibuka ibyanditswe muri Yohana 1:5-14. Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Imana iguha umugisha. Niba wafashijwe n'ubu butumwa, wandike muri comment uti amena, ushyigikire ubu butumwa. Niba utarakora subscribe kandi uyikore, ndetse ntiwibagirwe gukanda like, kuko urabugize uruhare mu kugeza ubu butumwa ku bantu benshi.